Nongeye kuguha ikaze wowe ukurikiye Blessing Official TV. Wayumvise? Blessing Official TV ikugezaho amakuru atandukanye ku bijyanye n'ibibera muri iyi si. Wacyumvise, turi mu kiganiro ukuri guteye ubwoba. Ukuri abanyepolitike, abayobozi b'iyobokamana ndetse n'abahanga n'abashakashatsi badashaka kumenya. Ariko rimwe na rimwe kubaca mu myanya y'intoki maze kukatugeraho. Kurikira ibyerekeranye n'ifaranga rya electronique ndetse n'umugambi waryo. Mbere yuko tugera mu biganiro bindi, ndifuza ko dusubiza amaso inyuma tukareba ku byari biteganijwe ku bijyanye n'iri faranga rya electronique. Igihe cyari giteganijwe kuritangarizaho ko ryemewe hari mu mwaka w'ibihumbi 2010, nubwo ryari risanzwe rikoreshwa mu 1999 mu bihugu bimwe. Dore uko byari biteganijwe gutangira muri gahunda y'isi igeza mu 2020. Hawumvise umwaka 2020, abantu bari biteze ikintu kidasanzwe cyagombaga kubera ku isi. Mbese icyo kintu cyarabaye, kiretse ku muntu wari utazi ubwenge, ariko kugeza ubu turacyabana n'ingaruka z'ibyabaye muri 2020, cyane cyane mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu, aho twese twafungiraniwe mu nzu hatitawe ku bukire ndetse no ku cyubahiro. Bimwe byatangiye gukoreshwa. Iri faranga rimaze iminsi myinshi rigeragezwa ku isi yose. Abanyemari babonye ubwiza bwaryo. Rifite byinshi rirusha amafaranga asanzwe, harimo n'umutekano w'abanyemari mu ngendo z'ubucuruzi. Ariko icyiza cyose kigira uruhande rwiza n'urubi. Satani ari kugurukiraho kujya igarura isi. Dore uko gahunda yari iteganijwe. Gushyiruzwa byose ibimenyetso bya electronique birimo bya ibirangamubare 666. Wabyumvise? 666. Umubare uteye ubwoba, umubare ugaragazwa muri Bibiliya nk'ikimenyetso cy'inyamaswa. Ibyo bikaba byanditswe mu buryo bufifitse, ari byo bita code barre, bisomwa na appareil de chiffreur électronique zonyine. Igicuruzwa cyose cyagombaga kuba gifite ibimenyetso muri code barre, cyangwa se umubare uhishwe. Ikimenyetso cy'ubuziranenge cyagombaga kuba itegeko ku bicuruzwa byose. Utabyubahirijwe agahagarikwa. Ibi byaratangiye. Muzakunda kubona uwo mubare bakunze kwita barcode mu Cyongereza, uba uri ku bintu bavuga ko byujuje ubuziranenge cyangwa se bigaragaza umwimerere wacyo. Icya kabiri, kumenya amakuru akenewe kugurisha no kumuha nimero ye imuranga, imwinjiza mu cyiciro cy'ubucuruzi arimo ku isi yose. Ibi navuga ko byatangiye kugaragara kubera ko ku bacuruzi bose baba bahabwa nimero zabo. TIN number ni umubare w'umwihariko ku mucuruzi ari we wese. Uwo ni wo mubare ukuranga ku isi. Ntawe uzemererwa gucuruza atujuje ibisabwa byose. Guhuriza hamwe abaguzi cyangwa se abakonsomateri mu byiciro byabo bizwi, bagahabwa ibibaranga nabyo bijyana n'amategeko mpuzamahanga bashyizeho azayobora isi yose. Mbibutse, turimo turareba ibyagomba gushyirwa mu bikorwa kugeza 2020. Icya gatatu, kubuza umuntu wese utari muri iyo systeme ikindi kintu cyose yashaka gukora gisa n'ubucuruzi icyo ari cyo cyose, keretse yemeye iby'iryo shyirahamwe rya Illuminati risaba, kuko niryo rikorera mu mashyirahamwe. Icya kane, gushyiraho ifaranga rya electronique rizasimbura burundu aya mafaranga yose tuzi ibihugu yose ku isi.
izatangarizwa isi yose muri 2010 naho wumvise umwaka 2010 ariko rutaraba itegeko. Icya gatanu, gushyira imbere ibibazo by'umutekano w'abagenzi no kwerekana agaciro kawo mu ngendo z'ubucuruzi no kurinda amafaranga y'abagenzi ibisambo, abagizi ba nabi n'ibyihebe. Gukwirakwiza za credit card mu bantu bose no mu mabanki yose, kuyakundisha abantu barata ubwiza bwo kuyakoresha agasimbura uburyo buzwi bwari busanzwe bukoreshwa bwo gutanga amafaranga cash cyangwa se note cyangwa se amasheke mu kugura no kugurisha. Kugurira kuri carte electronique, ukishyurira kuri carte electronique, kandi ibyo bimaze igihe bikoreshwa ku isi. None n'iwacu byaraje. Ugiye muri Simba supermarket ushobora kwifashisha ikarita yawe ugahaha ugataha utagiye wikoreye umukamato w'amafaranga, aho bene ngango bashaka gukurabukwa bakakwibasira bakayagukiza. Indi ngingo ni ukugenzura intekerezo z'umuntu hakoreshejwe ibyuma byabugenewe microchip electronique. Gutegura ibyo byuma byatangiye muri 2005 n'igeragezwa ryabyo ryarakozwe. Bizakoreshwa ku gahato kwa muganga, ariko bikorwe mu mayeri n'abaganga na leta. Akandi kagingo ni ugushyiraho abasirikare n'abapolisi bigenga bafite inshingano yo gutabara aho rukomeye umutekano w'abantu babo ugeramiwe. Abo ntibagombaga kugengwa n'ibihugu, ahubwo ibihugu bikazajya byikuraho ingabo n'abapolisi babyo kugeza ubwo bazavanaho burundu bagasimbuzwa abigenga. Indi ngingo, guca intege imbaraga n'ubushobozi bw'ibihugu n'umuntu. Bongera ibidashimisha binyuranye bakadindira kugira ngo aganzwe ace bugufi yitonde yemere kubahiriza amabwirizwa yose ahawe. Nta muntu uzigomeka kuri leta ngo abeho. Code conventionnelle internationale yemejwe kuyobora systeme electronique yose, urufunguzo rwayo ni 666. Wawumvise umubare. Iki gihe tugezemo n'igihe ibiciro bigomba kuzamurwa ku rwego rudasanzwe. Amakuru duherutse kurikirana nuko ku bicuruzwa byo muri Afurika y'Iburasirazuba hagomba kuzamuka imisoro kuri ibiciro kuri 35%. Ibyo bizadushyira mu butindi ku buryo kuzajya wigurira ikiro cy'isukari bizakubera ingorabahizi. Ibyo byaratangiye. Ikiro cy'isukari twaguraga 800 cyangwa se 1000, ejo bundi mu kanya gato cyarazamutse kiratumbagira kigera ku 2000. Kandi ritangazo cyangwa se aya makuru ubwo nayasomaga ni vuba cyane nyuma y'uko ikiro cy'isukari kigeze ku 2000. Bivuga ngo ibiciro biracyakomeza kuzamuka, twitege ko ibiri imbere bizarushaho kuzamuka, ubuzima buzarushaho guhenda kugira ngo tubashe kumvira ibyo badusaba. Tuzakomeza ku kindi gice cy'ubutaha. Uyu munsi twaganiye ku ifaranga rya electronique n'umugambi wayo, umugambi wo gushyira abantu hasi cyane bagahora basabiriza batega amaboko abo hejuru. Mbibutse neza ko ibi bikorwa byose birimo birashyirwamo imbaraga ikibyihishe inyuma. Illuminati, itsinda ry'abantu biyise abamurikiwe bagomba kumurikira isi, itsinda ryashyizweho na Satani rikorera Satani, itsinda rikorera mu bayobozi b'ibihugu akaba ari ryo ribategeka ibigomba gukorwa n'uburyo bigomba gukorwamo, itsinda rikorera muri Nollywood na Hollywood, amafilime akwirakwiza imico mibi ihabanye na Bibiliya, imico y'ubusambanyi, imico yo gushakana n'uwo muhuje igitsina, imico yo kwivumbura ku babyeyi ndetse no kutubaha. Mwari muri kumwe na Blessing Official TV.
tuzakurikira ku kindi gice cy'ubutaha. Murakoze.